mwiriwe mwese. Kuba impuguke byo ntabwo ari byo. Vincent yabivuze uko abyumva kandi sinamubuza ibyo yemera. Gusa nagira ngo nse nkusubiza ibibazo mwibaza cyangwa se nanjye bajya bambaza ku byerekeranye n'umuvandimwe akaba n'inshuti Musenyeri Hozeri wabaye navuga fondasiyo ikomeye y'iki gikorwa cy'ubusugire bw'ingo hano mu gihugu cyacu. Ibyerekeranye n'inzobere biravugwa n'ababizobereyemo abaza kunkurikira. Jewe rero ndashaka kuvuga ku tuntu tune tw'ingenzi mu minota 10 bampaye. Icya mbere ndababwira nemeza ko iyi serivisi y'ubusugire bw'ingo yatangiriye hano Gikondo, itangijwe n'uwari Padiri Hozeri akaza kuba na superieri wacu. Uyu regio yacu igitangira akaza no kuba Musenyeri Hozeri archevêque wa Varsovie Praga muri Polonye, akaza kwitaba Imana nyuma yo gukiruka cya cyorezo cyaduteye cya Covid. Buriya nawe cyamugezeho, hanyuma ibikomere bisari byacyo nibyo byamuhuse, apfuye vuba cyane. Ndasubiza nanone ikibazo cyerekeye uko izi serivisi zaje gukorera muri communauté yacu. Mama Nyesi yabikomojeho. Ubundi se umwana ntatura aho yavukiye mama nye? Niko bigenda n'ubusanzwe umwana atura mu muryango yavukiyemo. Kandi na n'ubu ubwo ndaza kubabwira kuntu umuryango wacu wa Palotini ugishyigikiye iyi serivisi ndetse ikanayitekereza mu buryo bwaguye. Hanyuma akaka nari nako kanyuma, ubwo ndaza kubabwira gato cyane uburyo ubu tugeze ku rwego rwa fondasiyo nziza irimo kugenda ishinga imizi yitwa Service Palotin pour la Famille, SPF mu magambo ahinnye. Ubundi ubwo nanabirangije ibyo nateganije kubabwira. Murumva ko ari ibintu bisanzwe, nta kidasanzwe kirimo. Ngiye ku ngingo ya mbere rero, uburyo umuvandimwe wacu wari Padiri Hozeri icyo gihe akaza kuba superieri, akaza kuba na archiepiscopi wa Varsovie Praga. Bijya gutangira hari mu myaka ya za 70, precisement muri 78, ubwo hizihizwaga anniversaire y'inyandiko ya Papa izwi cyane muri ibi ngibi by'ubuzima yitwa Humanevite. Mu 2018 muzi ko twayikoze, niba ntibeshye twayikozeho yari koroke twakoreye ikabuga kuri iyo nyandiko ya Papa. N'ubu turacyafite ibyavuyemo, bizagenda bibageraho buhoro buhoro. Muri icyo gihe rero cya anniversaire y'imyaka 10 y'iyo nyandiko ya gishumba ya Papa Humanevite, Padiri Henri Hozeri cyangwa se Enrico Hozeri yagiriwe ubuntu bwo kujya i Melbourne muri Australia ndetse ajya ni Milano
ahavugirwaga ibyerekeranye n'ibi by'ubusugire bw'ingo. Ubwo urumva yari teme yari igezweho muri icyo gihe. Hozer uyu mbabwira yari afite n'umwihariko, yari umupadiri ariko akaba na muganga, mu by'ukuri yari inzobere. Avuyeyo rero experience akuyeyo, araza anayitekerereza abahani Rwanda, ndetse abikuramo igikorwa cyiza kuko bitaheze mu bitekerezo gusa, ahubwo araza atangira kubishyira mu bikorwa mu cyitwa Centre Medico Social de Gikondo. Yari imaze igihe gitoya iriho, ubu ngubu niyo yitwa Centre de Santé Igikondo. Icyo gihe ni nawe wari uyishinzwe. Noneho atangira kuzanamo ibyo bikorwa by'ubusugire by'ingo, aza no koorganiza seminaire, subwo harya seminaire itiyita ngo iki mu Kinyarwanda, aza no koorganiza amahugurwa mu mwaka wa 81, aho yazanye abantu b'impuguke. Padiri Hozer ntabwo yajyaga akora bricolage, ntabwo yakoraga ibintu byo guhomahoma, ahubwo yakoreshaga abantu basobanukiwe n'ibintu. Wamuha umuco natwe tukazawukugumana, ntitujye dukora ibintu gusa byo guhomahoma, ahubwo tugakoresha abantu babisobanukiwe. Nuko rero yateguye ayo mahugurwa muri 81, atumira impuguke z'Abafaransa, abaganga babiri, François et Michel Guy. Nuko baraza batanga ayo mahugurwa, abantu b'i Rwanda batangira kubihugukirwa. Ariko akantu keza nshaka gucaho umurongo nuko kuva icyo gihe Hozer yatangiye guforma cyangwa se guhugura abantu bazajya bamufasha muri icyo gikorwa, formation de collaborateurs. Ndumva baraza kubitubwira, bamwe bavuze aba ba Tereza, ndumva hari araza kubitubwira neza araho bagiye binjiriramo. N'ubu ngubu abo bantu yonkeje bakaba uyu munsi bacyonsa abandi. Ibyo bintu rero byabaye byiza cyane, kugeza n'ubu biracyafite akamaro kandi byagiriye akamaro umuryango wacu. Icyo gihe rero murumva burya padiri atumwa na kiliziya, padiri agakorera kiliziya, padiri agakorera muri kiliziya. Umupadiri utagikora muri ubwo buryo butatu burya aba yataye umurongo. Mbanzanyemo twatundi twanyu. Padiri Hozer rero umupadiri nyamupadiri utumwa na kiliziya, agakorera kiliziya kandi agakorera muri kiliziya. Ni muri ubwo buryo mu mwaka wa 1984 yajyanye uyu mushinga mu nama nkuru y'abepiskopi b'u Rwanda. Uyu mushinga barawushyigikira, ndavuga umushinga w'ubusugire bw'ingo, bawugira uwabo, bawuha imbaraga, kugeza n'ubu ngubu inama nkuru y'abepiskopi b'u Rwanda niyo nyiri uyu mushinga, niyo nyiri iki gikorwa, niyo nyiri action familiale mu Rwanda. Kandi biragaragazwa nuko nuhagarariye umushumba wacu Musenyeri Kazimira ari hano, kugira ngo bigumye bigaragare ko icyo gikorwa gishyigikiwe na kiliziya koko. Birakamera gutyo rero ibihe byose dukomeze dukorera hamwe muri kiliziya, kandi inshingano za action familiale ntizigere ziduca mu myanya y'intoki, dore ko ubu ngubu ibigendanye n'imigenzo myiza muri iyi si yacu, Sekibi asigaye ashaka uburyo yabihanagura mu mitwe yacu no mu migenzereze yacu. Ibi byendanye na tekinike reka mbiharire abatekinisien, ahubwo mbabwire ko kuri ya ngingo ya kabiri, uwo muryango cyangwa se action familiale yavukiye hano haruguru muri centre mu cyitwaga centre socio medical, cyaje guhinduka centre de santé igihe kimwe kigeze, kubera hari ibitaragombaga kuvangavangwa. Icyicaro noneho cya action familiale cyaje mu rugo rw'abapalotini.
Agnes yavuze ko bimutse inshuro nyinshi, nibyo buriya mu rugo rwacu duhora turi akenshi tuba turi mu dushya na provincial aho yakoreraga mu myaka 5 ishize nawe yarahavuye yimukira ahandi, n'amaserivisi yandi nayo yagiye yimuka. Uko twagiye rero dukura, ndavuga mu kigo cyacu infrastructure ziyongera, ni nako na service harimo na action familiale nayo yagiye ikura igahabwa ndetse naho gukorera ahayinogeye. Ubu ngubu aho bari ndumva rwose nta mubu nta sazi, banza nta n'imbaraga se hahinguka, sibyo mamanye. Intego yacu nuko uyu mwana wavukiye iwacu atazagwingira, ahubwo kubera ko ari mu maboko y'umubyeyi mukuru azahora atera imbere. Musenyeri Hozeri nkuko nabibabwiye igihe cyarageze yari umumissionnaire, ubwo ndimo ndanzura, hanyuma habwa ubundi butumwa i Vatikani, avuye i Vatikani ajya kuba umwepiskopi muri Polonye, ari naho kiriya cyorezo cyamusanze kiramufata kimutera kugira intege nke n'ibindi byuririraho biramutwara. Ariko ubwo byamutwaye yari yaramaze guhabwa ubutumwa handi Bikira Mariya abonekera hamwe bita Medjugorje, niho papa yari yaramuhaye ubutumwa. Natwe nk'abapolitini rero twasanze iyo ntambwe ya mukuru wacu tutayireka gusa, ahubwo mu gushyigikira action familiale twatekereje nuko twashyiraho n'agakeregeshwa twise service palotin pour la famille. Ngaruke handi naciye umurongo, Musenyeri Hozeri yashishikazwaga cyane no guforma cyangwa se guhugura abakolaborateri. Ni nko guforma cyangwa se guhugura ingabo zizajya ku rugamba. Ngicyo natwe icyo dusigaranye muri iyo service palotin pour la famille. Ikigamijwe cyane ni ukugira nyine aho dutoreza ingabo zizaza kuri urugamba rw'ubuzima, zizaza kuri urugamba rw'imigenzo myiza, kugira ngo ejo umuryango utazivangamo izi virusi zaduteye, tukabura abana, tukabura intama n'ibyuma, tukabura ihene n'ibiziriko, kandi byose ubundi twari tubikeneye. Ngaho rero aho tugeze ubu kuri iyo service ni Padiri Dominico, wenda nawe araza kugira igihe abitubwira, ariko jye numvaga nagarukira aho ngaho. Murenzi usanzwe uri inshuti yanjye, iminota 10 nayirengeje, ubwisigaye wayinyongeje. Ni ibisubizo natangaga kuri bya bibazo mujya mwibaza, kandi mwari mwansabye kubahuguraho, ndumva ibisubizo mbitanze, ibindi ni mu mwanya w'ibibazo. Murakoze. Muniza amashyi dushimire Padiri Eugene ikiganiro cyiza tugejejeho. Abongereza baravuga ngo ikiganiro cyari inspiring cyangwa se cyari thoughtful. Nagira ngo mu ijambo rimwe ariko tukibatiza, turaza kugira undi mwanya wo kumubaza. Niba hari ikibazo ufite ukibike, turaza kugira undi mwanya wo kumubaza.